Amahoro amahoro God's people muherereye hirya no hino ku isi, God's people muherereye muri Afrika yose, ubwoko bw'Imana muri Amerika, ubwoko bw'Imana muboneka mu Burayi, Aziya, Australia, impande n'impande, ubwoko bw'Imana mugubwe neza. Yego, ubwoko bw'Imana murasuzwa na mugenzi wanyu God's people Anastasie Sibomana, n'ubundi duhurira kuri murongo wa Relative One twiga byinshi cyane bitandukanye. Yego, turebera hamwe icyo tugomba gukora, icyo tugomba kubahiriza. Yego, niho tugiye gufashanya tureba hamwe nyirizina kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, tureba ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo kutubwira, kutumenyesha icyo tugomba gukora, icyo tugomba kureka. Dore ko kuri uyu murongo wa Relative One twiga byinshi cyane kandi turebera hamwe ibitugirira umumaro. Yego, ibi by'agaciro kuri twebwe na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho n'ubundi tureba imvugo y'Imana yacu. Ese ibintu turimo gukora Imana yabivuzeho iki? Turimo kubikora uko ibishaka? Icyo ngicyo nicyo dutindaho nyirizina kugira ngo tube mu murongo wa nyawo Imana ishaka yuko twaba dukora. Aho kuba turi tumuho turahari kuri iyi si, kuri mubumbe w'isi, ese duhari turimo gukora icyo tugomba gukora? Icyo tugomba gukora turakimenyeshwa n'Imana mu byo yatumenyesheje mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Niho tugiye kureba n'ubundi tugiye kurebera hamwe uyu munsi kuri iyi tariki, n'ubundi turarebera hamwe nyirizina impamvu hariho bibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana nyirizina, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Tugiye kureba iyi mpamvu hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ari God's people, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza nyirizina. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Ese abantu baraza kwiyerekana uko batari? Bibiliya bavugaho iki? Bagaragaza gute? Niho tugiye kureba icyo Bibiliya bikomozaho cyangwa ibivugaho, aho dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 amubwira ati bavuga yuko bazi Imana. Abo ngabo nyine bibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ari God's people, ariko bahoza imitima yabo habatamaza. Nibo Pawulo yavugaga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ngicyo ibi birimo kubigaragazaho Pawulo yamenyesheje Tito ngo abo ngabo bavuga yuko bazi Imana, mu gihe barimo kuyivuga ku munwa mu magambo yabo, ariko ibyo bakora biraza guhakana ibyo bavuga. Abo ngabo barimo kubeshya yuko ari ubwoko bw'Imana ariko atari ubwoko bw'Imana. Babeshya yuko ari abakristo ariko atari abakristo. Babeshya yuko ari abakiranutsi ariko atari abakiranutsi. Bagaragaza yuko ari abera ariko atari abera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose nta kintu bamaze. Ntabwo babasha gukora icyiza, nta n'umurimo mwiza bakora, kubera ko n'ubundi nabishushanya, nabigaragaza uko batari. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, naho harabavugaho, harabagaragaza. Ariho ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, ariyo ya mirimo nyirizina. Ibyo bakora bizabagaragaza. Ngo mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge? Ni gute umuntu ariyita mwiza kandi ari mubi uze kumusoromaho ibyiza? Ntibyakunda, kuko ari mubi n'ubundi birabuza kumuturukaho, biraba ari bibi. Dukomeje tureba ijambo cyo ribivugaho ngo mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Umwiza n'ubundi araza kugaragazwa n'ibyo akora. Uvuga ko azi Imana, yego, ibyo akora ntabwo bizahakana ibyo yavuze, ahubwo azakora ibihuza n'uko azi Imana cyangwa yayimenye. Yego, ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Naho n'ubundi wavuga ko uri mwiza ariko uri mubi, ibyo uzakora bizaza guhishura yuko uri mubi. Irindi jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo
urwandiko rwa kabiri ibice 3:5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo, ngabo abishushanya n'abiyita uko batari. Bibiliya iravuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, bakagendera mu myambaro runaka igaragaza yuko ari beza ariko bo nyirizina atari beza. Yego, bikagaragara yuko bafite imvugo iraza kugaragaza yuko ari beza ariko bo nyirizina atari beza. Ari ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ntacyo Bibiliya itatumenyesheje, na kuri kw'ijambo kutagaragajwe, ahubwo mureke twige Bibiliya buri munsi tumenye icyo Imana itumenyesha n'icyo itubwira. Ndetse urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi nawe arabyerekana, arabavuga. Abafilipi ibice 3:18 kugera kwa 19 avuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Ngira ngo nta kintu Bibiliya itagaragaje, nta kintu Imana yadukinze, nta kintu Imana itatweretse. Birakwiye ko ubwo twebwe tuba maso tukiga Bibiliya icyo yatumenyesheje tugomba gukora no kubahiriza. Ngira ngo abangaba batubeshya bakanibeshya yuko ari ubwoko bw'Imana, ari God's people, aho bahoza imitima yabo birangira habatamaje. Imirimo yabo bahoramo, ibyo bakora, ibyo basohokamo, birangira bibabatamaje, bibagaragaje uko bari bo nyirizina. Yego rero ngira ngo imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, twe guhema kwiga Bibiliya kugira ngo tumenye ukuri, tutagendeye ku baza kuba batubeshya cyangwa bagoreka ijambo cyangwa bakazana amagambo y'amahimbano, tukagendera mu kigare cy'ikinyoma tutazi ukuri. Twige Bibiliya tumenye icyo tugomba gukora. Turi kuri mubumbe w'isi niho tugomba kuba turi, birazwi, ariko nyirizina ese turimo kuhakora icyo tugomba gukora? Icyo tugomba kuhakora cyanyacyo cyamenyekanishijwe ni iki Imana yatubwiye mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yego, bwoko bw'Imana ndabashimiye, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, kandi nyirizina uraza gusanga impamvu abangaba bibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana ariko atari bo, aho bahoza imitima yabo habatamaza. Niyo mpamvu uraza gusanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu araba ariyo mana ye, cyangwa kiraza gusobanura imana ye nyirizina. Ibintu ukora nawe ku giti cyawe, ibintu uba muhoramo aho uhoza umutima, niho haraza kwerekana imana, haraza gusobanura imana yawe, yego ukorera, cyangwa imana yawe nyirizina. Ndabashimiye, mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.